Muraho neza, Yesu ashimwe kandi Yesu ahabwe icyubahiro, izina rye rihimbazwe. Reka tuganire gato kuri iri jambo, numva umwuka nyemeje kugira icyo ndivugaho. Turarisanga mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya 18, umurongo waho wa 13 n'uwa 14. Haranditse ngo Uwiteka abaza Aburahamu ati, ni iki gisekeje Sara? Akibaza ati, ni ukuri koko nzabyara nkecuye? Hari ikinanira Uwiteka se mu gihe cyasizweho? Iki gihe cy'umwaka nikigaruka, nzakugarukaho Sara abyara umuhungu. Amen. Muvandimwe unteze amatwi, ndagira ngo tuganire kuri iri jambo. Imana iguhe umugisha kubwo kuritega amatwi. Ubuzima tubamo hano ku isi ni ihuriro ry'ibibazo, byaba ibimara igihe gito cyangwa ibimara igihe kirekire, ariko by'umwihariko ku bakristo ibigeragezo ni ibyo biryo by'umukristo. Hari umuririmbyi wavuze ngo ibigeragezo bitabayeho ntiwaba uri mu nzira, ngo intambara zitabayeho nabwo ntiwaba uri mu nzira, ngo kuko ibyo ni byo biryo bidutungira ubugingo, bikawubyibushya maze ukishima. Yakobo yandika urwandiko rwe mu gice cya mbere, yaravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Byumvikane ko umuntu akwiye kubyihanganira, kuko nyuma yo kwihangana niho azahabwa ikamba. Bivuze ngo igihe kwihangana byananiranye, ikamba naryo ntabwo rishoboka. Abantu benshi bakunda kwibaza impamvu abantu b'abakristo bakunda guhura n'ibigeragezo byinshi, rimwe na rimwe ndetse hakagira abantu babikwepa bagashaka no kutabyinjiramo cyane kugira ngo ntibazahure n'ibyo bigeragezo. Ariko ndagira ngo mbabwire, ibigeragezo ku mukristo si cyo kibazo, kuko bikomeza umugenzi. Haleluya! Nibyo bigukomeza, nibyo biguteguramo uwo uzaba we. Abantu bamwe hari abajya bavuga ngo iyo uzakora ibikomeye nawe uca mu bikomeye. Yesu ashimwe cyane. Rero ni ubuzima tubamo kandi tugomba kwemera. Dusomye ijambo rivuga ku nkuru za Aburahamu na Sara. Bari bamaze igihe kinini bashakanye nk'uko abandi bashakana, babana nk'umugore n'umugabo, ariko nyuma y'igihe kirekire ibyo bari biteze babona siko bigenze. Akenshi umuntu ashobora kwiga nk'abandi, ariko uko yari yiteze bizagenda arangije kwiga ntabe ariko bigenda. Umuntu ashobora gushaka nk'abandi, ariko uko we yari yiteze ko bizagenda ageze mu rushako ntabe ariko bigenda. Umuntu ashobora kujya muri bizinesi nk'abandi, ariko uko yari yiteze ko bizagenda muri bizinesi ntabe ariko bigenda. Ibintu byose dutekereza, Imana niyo ifite umwanzuro wa nyuma. Rero ndashaka kukubwira igihe cy'Imana ku buzima bwawe. Abantu benshi tugena igihe. Mu Rwanda twari dufite viziyo 2020. Iyi viziyo abantu bapanze ibintu byinshi, abantu bagambiriye ibintu byinshi. Hariho abari barapanze ko viziyo izarangira bavuye mu buseribateri, hari abari barapanze ko viziyo izarangira bujuje amazu mu mujyi wa Kigali no mu yindi mijyi, hari abari barapanze ko viziyo izarangira batembereye isi. Abantu bari barapanze ibintu byinshi cyane, ariko bamwe cyangwa abenshi batunguwe no kutagera ku byo bari barapanze mu igenamigambi ryabo. Rero
mbabwire umuntu aricara agapanga kandi umuntu apfana imigambi, ariko imigambi yacu ishobora kutaba successful, ariko umugambi w'Imana ku buzima bwawe uba successful haba nyuma y'igihe uko byamera kose. Nyuma y'igihe kirekire Sara ategereje urubyaro ntarubone, yagezeho yitakariza icyizere. Bijya bibaho akenshi iyo umuntu, buriya ikigeragezo kibatiza umuntu amazina. Yesu ashimwe. Ikigeragezo kibatiza umuntu amazina. Uzarebe iyo umuntu adafite ukuguru bamwita ko amugaye, iyo umuntu adafite ijisho bamwita ko ari impumyi, iyo umuntu atabyara bamwita ingumba, iyo umuntu atumva bamwita ngo ni igipfamatwi, cyangwa iyo umuntu atavuga bamwita ikiragi. Ariko ubu hari ukundi bagiye babyita, afite ubumuga bwo kutumva, afite ubumuga bwo kutareba, ibintu nk'ibyo. Ariko ikigeragezo kikubatiza ubwacyo, kirakubatiza kikaguhereza izina, kandi iryo zina nyine wabyanga wabyemera ukaryitwa. Watambuka abantu bakavuga ati dore aratambutse kanaka, aratambutse kanaka. Ikigeragezo gituma izina ryawe ryibagirana, ahubwo kikaguhesha izina ryacyo. Ariko uko byagenda kose mu kigeragezo umukristo asabwa kwihangana. Hari igihe kwihangana, buriya Satani yakwiba ibindi, Satani yakwiba ubutunzi, Satani yakwiba amafaranga n'ibindi, ariko Satani yakwibye kwihangana aba agushoboye. Buriya iyo akwibye kwihangana aba aciye umuryango munini yinjirizamo ibintu byiwe, akakugiramo ubuturo. Muvandimwe, mu bigeragezo urimo ihangane, mu bigeragezo ufite ihangane. Sara nyuma yo gutegereza igihe kirekire abona bidakunze, yaje kwigira inama nk'umuntu. Hari igihe iyo ikigeragezo gitinze ku muntu ajya yigira inama nk'umuntu, ariko iyo nama yigiriye ugasanga atari imuganisha heza. Nyuma asaba umugabo we yuko yaryamana n'umujakazi. Tekereza nawe, buriya ngenda cyari umusore, ariko abubatse babyumva cyane. Kugira ngo nta mugore washimishwa n'uko umugabo we yaryamana n'undi muntu, amplise umukozi wo mu rugo, birasebetse biramwaye. Ariko kubera ikigeragezo, mbabwire bene data, ikigeragezo kijya gikoresha umuntu ibidakorwa, ikigeragezo gikoresha umuntu ibidakwiriye, ikigeragezo kirisha umuntu akataribwa nako akakarya kamuhenze. Arangije arabimusaba, umugabo arabyumva, arangije arabikora. Nyuma y'uko amaze kubikora, umujakazi we amaze kubyara umwana bamwita Ishimayeli. Uwo mwana mu by'ukuri Sara yasaga n'aho amukunze, kuko yabonaga ko ari byo byishimo bye, yabonaga ko nyine nta yandi mahitamo afite. Buriya abantu benshi bakunda kuba muri nta kundi nabigenza system, nta kundi nabigenza, nta kundi nabigenza, reka mpfe kujya hariya nyine, nta kundi nabigenza, reka mpfe nyine gukora ibi, nta kundi nabigenza, nyine reka mpfe kwemera, nta kundi nabigenza. Ariko umukristo w'ukuri akwiye kuva muri nta kundi nabigenza system, kuko iyo systeme nibyo umuntu nyine nta kundi yabigenza, ariko Imana ntibura uko ibigenza. Rero niba turi abakristo tujye duhoza amaso ku biri hejuru mu ijuru. Rero nyuma y'igihe Imana yaje kugenderera iyi couple, kandi mbibutse ko mu by'ukuri ibi byabaye gutya, ariko bari bafite isezerano. Haleluya! Imana irabagenderera, bari bafite isezerano. Aburahamu yari afite isezerano ry'uko azagwira nk'umusenyi wo mu nyanja. Abantu benshi iyo isezerano iyo ritinze gusohora, abantu bajya batangira gucanganyukirwa, ugasanga Imana yarakubwiye ngo nzaguha akazi,
noneho hagashira imyaka 5 utarakabona, ukibaza ngo ariko ni Imana yavuze cyangwa ni umuntu wavuze? Imana ikakubwira ngo nzakubakira urugo, ukamara n'uwo mukundanye akakubenga, n'uwo ubona byari bigiye kuba bigapfa, noneho bikagucanganyukisha, rimwe na rimwe bigatuma umuntu yivuguruza ku cyemezo yari yarafashe kubera ikigeragezo, kubera igihe kimaze, kubera igihe gitinze. Ariko reka nkubwire ijambo rikomeye nshuti yanjye, buriya ubuzima ducamo, ibibazo ducamo ni igitabo cy'ubuhamya kiba kiri kwandikwa. Reka nkubwire, igihe igitabo cy'ubuhamya kitaruzura, niyo haba hasigaye paje ya nyuma, ntabwo igitangaza gishobora gukoreka. Rero Imana ishaka umuntu wihangana akavuga ngo nubwo bimeze bitya bwose ndacyagufitiye icyizere, nubwo nta kazi mfite ndacyagufitiye icyizere, nubwo ntarabyara ndacyagufitiye icyizere, nubwo ntarashyingirwa ndacyagufitiye icyizere. Nshuti muvandimwe, ubuzima urimo none, ibyo urimo uracamo none, bye kugukura ku Mana, bye gutuma wumva utakarije Imana icyizere. Izere Imana iracyafite ubundi buryo. Haleluya! Izere Imana iracyafite ubundi buryo. Mu bantu uburyo bwabura, mu bantu ubufasha bwabo bwarangira, inzira z'abantu zarangira, ariko inzira y'Imana ntabwo irangira, uburyo bw'Imana ntiburangira. Haleluya! Kubera ko ahantu Imana ibera nziza, Imana ntijya yikopesha ngo ikugirire neza. Ariko Mana we ndafashijwe, Imana ntabwo ijya yaka inguzanyo kugira ngo ikugirire neza. Imana ntiyigisha umuntu inama kugira ngo ikusohoreze icyo yavuze, ahubwo ibikora mu bumana bwayo, ikabikora uko yishakiye ku isaha yayo yagennye. Imana ishimwe. Nyuma y'icyo gihe cyari kibaye kirekire, Imana irabagenderera irababwira ngo ikindi gihe, undi mwaka nk'iki gihe, haleluya, Sara azaba akikiye umwana w'umuhungu. Sara abyumvise aratangara, yumva ntibishoboka, yumva bari kwiterera urwenya. Ahari yaravuze ati ni inyama n'ibirunge byanjye bamaze guhaga, none batangiye kumvugiraho. Buriya iyo umuntu ari mu kigeragezo, akenshi Imana ishobora kumubwira ntabyumve. Biragorana ko iyo umuntu ari mu gihe cy'inzara, Imana yamubwira ngo nzakugaburira nawe ugaburira abandi, abyumve. Bisa n'ibigoranye cyane no kubwira umuntu Imana, umuntu uri mu kigeragezo, umuntu ukimazemo imyaka, biragora cyane. Ariko Imana iracyafite ubundi buryo. Byasaga n'ibitumvikana kuko kiriya gihe yarageze mu gihe cya menopause, yari yaritakaje icyizere cyo gusama. Haleluya! Ariko hirya y'aho watakaje icyizere, ndagira ngo utangarize, Imana yo iracyari yo kwizerwa. Hirya y'uko wamaze gukura icyizere ku bintu, Imana yo iracyari yo kwizerwa. Yikomezeho, Imana ishimwe. Haleluya! Nyuma y'igihe kirekire rero, Imana ibivuze, yumva muri we ntabwo abyumva neza. Haleluya! ngo aho yari mu ihema kubita agatwenge araseka, ariko atari agatwenge k'ibyishimo, kari agatwenge ko kuvuga ati ariko murahaze kabisa, murahaze nimwivugire nta kundi. Yabifataga nk'aho bari kumukina ku mubyimba. Ariko nyuma y'igihe, haleluya, ibya Imana yavuze byaje gusohora. Imana yarabyumvise, kuko yo yumva ireba ibyo dutekereza mu mutima. ngo Imana ngibaza Aburahamu, iramubaza ngo mbese hari ikinanira Uwiteka mu gihe cyasizweho? Ndagira nawe nkubaze, ese hari ikinanira Uwiteka mu gihe cyasizweho? Reka nkubwire, igihe cyasizweho n'Imana kiri mu ibanga ryayo. Igihe cyasizweho n'Imana kizwi nayo. Igihe cyasizweho n'Imana ku buzima bwawe, abantu ntabwo bakimenya, nawe ubwawe ntabwo wakimenya. Ariko igihe cyasizweho n'Imana, Imana niyo ikizi.
Imana niyo igihagazeho, Imana niyo izagikurikiza, Imana niyo icungana n'uko kigenda, n'uko amasaha agenda agera. Haleluya! Reka nkubwire ijambo rikomeye. Isaha yacu irakererwa, igihe cyacu kiba kirekire kikaturambira, ariko icyo Imana yavuze n'igihe yakivugiye, ku isaha yayo ntabwo ishobora gukererwa. Haleluya! Abantu bashobora kubona waratinze kubona akazi, ariko igihe Imana yavugiye n'igihe yapangiye ntabwo kiratinda. Kuri wowe n'abantu kiratinze, ariko ku Mana ntabwo kiratinda. Data ashimwe cyane. Haleluya! Abantu bashobora kubona waratinze gushaka mu myaka yose waba ugezemo, ariko nkubwize ukuri, ku Mana ntabwo wari watinda, kuko nta kinanira Imana mu gihe cyasizweho. Hari igihe cyasizweho nawe uzinjira mu munezero wawe. Abantu bashobora kubona waratinze gutera imbere, ariko ku bantu nibyo waratinze, ariko ku Mana ntabwo uratinda. Ku Mana igihe kiracyahari, ku Mana ntabwo urakererwa. Kandi niyo mpamvu abarokore bavuze ngo iyo Imana ikerereje umuntu iranamutegera. Data ashimwe cyane. Haleluya! Imana izi uko yagambiriye uzabaho, Imana izi uko yagambiriye ubuzima bwawe buzagenda. Kalendare y'ubuzima bwawe iri mu biganza by'Imana, vora y'ubuzima bwawe iri mu biganza by'Imana. Hoya, reka nkubwire, umuntu agufashe yananirwa akagushyira hasi, ariko Imana igufashe ntishobora kunanirwa ngo igushyire hasi. Data ashimwe cyane. Haleluya! Ndagira mbabwire rero, kandi reka mbabwire, twizere Imana, dukure amaso ku bantu. Abantu benshi bakunda kwizera abantu, bakunda kubitsa amabanga abantu, bakunda kuganyira abantu. Ariko se reka nkubaze, ninde wabitsa ibanga ntarimene? Ninde waganyira ntakumvira ubusa? Haleluya! Ninde waguha ntagucunaguze? Uwo mwihariko ufitwe n'Imana yonyine. Niyo yonyine yaguha ntigucunaguze, niyo yonyine yakugirira neza ntibyigambe mu bantu, niyo yonyine wabwira ibibazo byawe ntikumvira ubusa. Imana niyo yonyine ifite uwo mwihariko. Mukura amaso ku bantu. Abantu ntiwabashobora. Abantu iyo ushatse vuba baravuga ngo ufite ibindi ukurikiye, iyo utinze gushaka bakwita amazina, iyo ushatse ntubyare baravuga ngo ntabwo uzi gutera inda cyangwa se n'ingumba, ariko iyo ushatse ugahita ubyara ntabwo baravuga ngo watahanye inda. Abantu iyo uteye imbere bavuga yuko swati waribye cyangwa uko ugikuzimu, ariko nabwo watinda gutera imbere bakavuga ko nta bwenge ugira, uri umunebwe, utazi gukora ibintu nk'ibyo. Abantu rero niko bameze. Ariko reka mbabwire, kurikiza icyo ijambo ry'Imana rikubwira. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Ibyo abantu bavuga si byo bifite agaciro, icyo Imana ivuga nicyo gifite agaciro. Ndagira ngo nkubwire ngo nta kinaniro Uwiteka Imana mu gihe cyasizweho. Rindira igihe cyasizweho n'Imana. Uyu munsi ushobora kuba uri mu buzima butakumereye neza, ariko rindira igihe Imana yavuze uzamererwa neza. Haleluya! Rindira igihe Imana yasizeho, nawe Imana izakugirira neza. Irinde kuyigomera, irinde kuva mu murongo, irinde kuva mu byimbo. Gumana n'Imana, komeza uyubahe. Mu bukene yubahe, udafite akazi yubahe, umaze igihe uri mu rugo utabyara yubahe. Imiryango ikuvuyeho ikomeze ku Mana, inshuti zikuretse ikomeze ku Mana, abakomeye bakuretse ikomeze ku Mana, sosiyete ubamo igukuyeho amaso ikomeze ku Mana, abantu bakuvuze nabi ikomeze ku Mana, abantu ariko haleluya, Imana ishimwe, ikomeze ku Mana, ikomeze ku Mana.
Yesu yaravuze, yaciye umugani ngo w'abantu babiri, ngo umwe yubatse inzu ye ku rutare, ngo undi ayubaka ku musenyi, ngo hanyuma imvura iguye urya wayubatse ku musenyi ngo imiraba iraza n'imiyaga ifata iyo nzira yikukana irasenyuka, ngo ariko wa wundi wubatse inzu ye ku rutare, haleluya, ntacyo yigeze iba. Ikomeze kuri Yesu rero, niwe wenyine ufite ijambo rya nyuma. Abantu baravuga ariko nta jambo rya nyuma bagira, bafite uburenganzira bwo kuvuga kandi niko bameze nyine, baremwe muri komantere, ariko Yesu haleluya niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, niwe uzi igihe yagennye ku buzima bwawe, niwe uzi igihe niwe uzi igihe Imana ishimwe, niwe uzi igihe ibyo yagambiriye bizakugereraho. Abantu bakuvuga, abantu bagufata nabi, ariko nta kinanira Uwiteka mu gihe cyasizweho. Igihe cyasizweho n'Imana, Imana igihagazeho. Itariki Imana yasizeho, la tosa enema on the guide chant of the sai. Igihe Imana yasizeho igihagazeho, itariki Imana yasizeho igihagazeho, ijambo Imana yavuze ihagazeho, haleluya, ngo ntawe uzakorwa n'isoni mu bategereza Uwiteka, ngo kereka bava mu masezerano nta mpamvu. Wirinde kuva mu masezerano, wirinde gufata ibyo utagenewe, wirinde gufata pirate y'ibyo Imana yakubwiye, ngo ufate pirate. Niba Imana yakubwiye akazi nyine, wifatafata, rindira, tegereza Imana, izera Imana. Isaha yayo ntabwo ishobora gukererwa, isaha y'abantu yakererwa, iyawe yakererwa, ariko isaha y'Imana ntishobora gukererwa. Ikomeze ku Mana, uzaba umuntu udasanzwe, haleluya. Narinje nkubwira ngo nta kinanira Uwiteka mu gihe cyasizweho, haleluya. Yobu nyuma yo kugeragezwa, inshuti zikamuvaho, inshuti zikamubwira byinshi, yasoje, haleluya, aravuga ngo nzi yuko ushobora byose. Ndashimira Imana ko ishoboye ibintu byose. Ubundi tw'abantu tugira ibyo dushobora tukagira n'ibyo tunanira, ariko Imana ishoboye byose kandi haleluya. Aravuga ngo nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose, nta kintu cyarogoye umugambi w'Imana, haleluya. Umugambi w'Imana ntiwaburizwa, n'aho abanzi bose bahaguruka ibibazo bikiyongera, ariko Imana yavuze ku buzima bwawe, Imana irakirinze, Imana izagisohoza. Rota sene olemando de gashala zidiba dopa anakido vando de be. Izera Imana, kura amaso ku bantu, nta kinanira Uwiteka mu gihe cyasizweho, haleluya. Kandi Imana ishoboye byose, Imana ishoboye byose, niyo yonyine yihariye, niyo yonyine ifite uwo mwihariko. Girira Imana icyizere rero. Ibi urimo bye kuguteragana ngo bitume uva ku Mana, wikumva amajwi y'abantu, wikumva ibitekerezo by'abantu, pfuka musenge, ubwire Imana aba ariyo, wumve ibiva ku Mana, wumve icyo Imana ikubwira. Imana ishoboye byose, Imana izakugirira neza, Imana izakwitaho, Imana izakurengera. Wirinde kuyigomera gusa, niho hari password y'umugisha. Wirinde kuva mu byimbo, niho hari password y'umugisha. Muvandimwe, Imana ikugirire neza. Ni Iranzi Alfred wakugezagaho iri jambo. Amahoro Imana itanga arehebuje ayo umuntu wese yatanga, agumane namwe kandi Imana ibahaze ibyiza. Shalom.